ikinamico. Bakunzi ba Radio Rwanda, namwe bakunzi b'ikinamico mwiriweho. Uyu munsi itorero Indamutsa rya RBA ryabateguriye umukino witwa Inganzwa y'inzoga, wanditswe na Niyitanga Jean Paul, unonosorwa n'itorero Indamutsa. Uko ngenda henshi nkahura na benshi bintera kubona byinshi. Nabonye abagabo beguye umwambi n'umuheto biyemeza kurasana no guhamya intego ku rugamba rw'iterambere ry'ingo zabo. Bene abo mbasabiye umugisha. Imana itanga ihira imirimo y'intoki zabo muhahe muronke. Mu bagabo nabonye ariko harimo n'abahindutse inganzwa y'inzoga. Ubusanzwe bivugwa ko inzoga ari imfura ikanyobwa n'indi. Ubutumwa buri muri uyu mukino bugenewe abahindutse ingaruzwa muheto z'inzoga, zikabahindura nk'isiharusahuzi basahura iby'abandi badasize n'ibyo mu ngo zabo, ngo bakunde bagotomera umusemburo. Dukurikire umukino. Ese muco niko mucuma wakibwa Karame boss one we ni wowe hari kera we mva mbese uko wivugisha ni jewe nyine neze sha kutaza ngo dukine agakino kacu uyu mugore atararyama namara kuryama ari amafaranga ntayabonye urama yo kunywera ko ubona sobuje migambi yanze kunkopa kandi nashaka gutaha none ahangaha ngaho re noneho gahunda nukurikeye nasone yivugisha ubusa bazi ubusa gusa wagira ifaranga urabona yakwitesha mbese iri muri kariya kabari koko ambiance ariko hari kera usigaye warasirimutse ko hasirimuka n'ibifaranga usigaye urabididibuza ariko ziko buryo utanze sha uzambaza abanzi bakumbwire sha ngewe je suis parler y'ingirishe daro monde sha yego urumva umva amafuti mbese amafuti yaye ubwo zibyo uvuze uzico bisobanuye ko se wowe ntubyumva nyine ndakubwiye ngo uzabaze abanzi bose bazi ko mvuga igifaransa cyo kwisi yose romonde sha do romonde sha none se mu mashuri gabanza tatuganje nize kunzi ko batubwiraga ko yingirisha ari icyongereza urukumva wowe ukabuvuze ngo ni igifaransa ubwo rukumva turabihuza gute tubwizanye ukuri hari cye wareka kundi manga undi mwanya wandwa uranyibukije muco uzi koko yingirisha ari icyongereza sha apo yewe ubanzi n'imiziro zivanze umva yewe faburayi ndava turagize iriya gahunda dore uducupa tungaye nanyoye tushizemo ndimo ndumva rwose icyaka kimbanye icyorezo ngwino tujye mu gakino kacu none ubwo hajya ngo ushaka ngo ngufashe iki kugira ngo tubone amafaranga yo kunywa umva nyine wowe urumva neza icyo ushaka kumfasha no kwigira muganga kuki ukaba muganga kanseri yakubaza ibyo umuntu urwaye ugahita wemeza ko yakoze impanuka ukaba urimo nyine kumwongerera amaraso urumva neza ariko ubwo ibyo bintu rukuvuga rukumva bishoboka ko njewe nakwigira muganga bigakunda kweli wenda iyo upfa kugamba ko ndi umusikirite wo kwa muganga mfasha vana ubucucu ariko kuki umusikirite sahura no kwita ku muntu wakoze impanuka nta soni umva wowe uhita umubwira uti nibyo koko hano ni kuri Regence turimo kwita ku mugore w'uyu mupapa kandi ararembye cyane urumva neza none se ubwora ako kajambo k'igifaransa unyometsemo naho karatuma mbyibagirwa nka jijinganya tugakoresha ikinyarwanda cyonyine kandi urinjisha wajyana we narabikubwiye ubu se uyobewe ko abantu bize nk'abaganga badashobora kuvuga interuro ebyiri badacetsemo akajambo k'igifaransa urabiyobera ese ubundi ubwo kuvuga Regence birakunaniza iki nawe ntukigira akadage rwose ajya uri kuvuga ngo ni Revance oya Vance hari ibindi uvuze Igence wa kintu Igence mayi nkatata subiramo Igence nk'inshuro 3 ku buryo utaza kubivuga nabi uhongera uvuga uti Igence urumva urimo urabyumva hanyuma umenya ko kanseri yarangije 12 urumva niyumva wivugisha nk'ikirimo arimo aravumbura ko turimo kumutekera umutwe ubimenye
noneho rero reka nze mwereke uko tugiye kubigenza. urabigenza ute? ngiye kubisubiramo noneho nawe uhita umuhamagara nyiri kubyibuka. nta kibazo uribuka ko ari ijanse nyine. okay ijanse noneho mva mubwire icyo ngiye kuvuga ni aro turi kuri jire ijanse wagicuza. turi kuri ijanse y'ibitaro yego sibyo? icyo nyine uyu mupapa agwariye turi kumwongerera vuga buhoro. ubuse wari wahamagara? ni amaraso ndakongerera, ni amaraso. wahamagara uvuga gusa kandi tutaranuza umugambi kugira ngo abari hanze batwumve. ngaho komeza ubwire. uravuga ngo iki? oke sasa rero ngaho muhamagare. ubu ngubu ndi kumva namaze kubishyira mu murongo neza, ubu agakino nkarimo. urumva noneho isubiramo ijanse numve ko wabifashe. vijanse uvinjije none irijanse ijanse wewe. uvuze ngo iki? uravuze ngo si biriya wahoze uravuga se? ijanse nyine. hajya subiramo. irijanse uyivuze neza. irijanse ariko nyine uvangavanze n'umurwayi n'umurwaza. ntabwo ari ngewe urwaye, ni umugore wanjye uri wenyine yakoze impanuka. kwa kundi nyine wabivugaga ubundi nyine uhita uvuga uti simfite umwanya wo kuvuga byinshi yewe. niba ari wowe wishyura amaraso tuyamutere turamira ubuzima bwe. urumva neza? wabyumvise? humura ubu noneho ndi kumva mpagazemo neza kabisa. agakino kacu karatangiye. sawa agakino kacu karatangiye katumuhamagare. urumva akicamo. wabyumvise? ariko ko ndi kubyibagirwa hajya ni divanse ijanse yego. mbwire fafu nyine. Alo? alo? yego Kanzayire, amakuru ni meza. urindetse ko umpamagaye mu ijoro. ni muramu wawe hari kera uguhamagaye ngo untabare. nakutabare mukuru wawe rwose utugurize amafaranga twishyura ibitaro bamutera amaraso. dore rwose agiye kudupfana kubera kuvirirana. gupfa ngwiki gira vuba ahubwo rwose. uvuga inkuru z'inshamugongo ko nturi umutekamutwe. ngewe hari kera se ni ngewe witiranye n'abatekamutwe? niko ndaguhuruza ngo turamire mukuru wawe aho kuntabara ukantuka. yewe abavandimwe bubu we nabyumvise uri hari kera. ndiwe rwose ndakumva. ibyo uvuga ni nzi icyo utumva ni iki? niko mukarutesi yabaye iki ko kare twavuganye ari muzima? ariko si ubwo tuvuge ko nta muntu nakubwira ko mukarutesi yagonzwe na moto ikamujanjagura umutwe koko? ayiwe ntibishoboka. nyamugonze ryari se ko twavuganye mu kanya ku mugoroba nkigera i Kigali. ibyo si ibinyoma koko hari kera muzi n'ibinyoma byawe? ibinyoma byahe? guma ubikerense kugira ngo wumve ko nkubwiza ukuri kwambaye ubusa. akira muganga bikwibwirije. muganga akira ndavugana n'uyu muntu, ni murumuna w'uyu mugore wanjye. umubwire rwose ayo yishyura yabahe, ariko umugore wanjye mumuramira ataramira umwuka. muranyumva? yego turi kukumva. ko bimeze bite? hano ngaha rero ni kuri rivanse, ni ku bitaro. yego urukumva? ndimo kubumva. biragusaba rero ko wishyura 30,000 tugakurikirana umurwayi atari yaduca mu myanya y'intoki. ubwo rero murasabwa kugira vuba niba mudashaka ko adupfiraho. akira telefone yawe, hano ntaho tuvugiraga kuri telefone, tubaga turi mu kazi kenshi cyane. akira. Kanzayire we, ngira ngo wabyiyumviye ko ari muri ijanse rwose. ari muri ijanse. ohereza ibyo 30,000 rero kuri iyo nimero ya muganga, hanyuma muganga nawe nyine aramenya uko yageza kuri kontabure. kuko rwose tugiye gutonda umurongo kwa kontabure n'abantu mbonye buzuyeyo, twarangiza kwishyura mukarutesi yamaze gupfa neza neza. umva utyo bintu byo kohereza amafaranga mu buryo bw'ikubazaho rwose njyewe ntabwo nabikora. ubwo murecyapfe. reka ndebe uwo mbaza koko niba ibyo muvuga ari ukuri. yohereze cyangwa urorere, nta soni. mukarutesi napfa nzashaka undi mugore, ariko wowe ntaho uzakura undi muvandimwe.
kandi umenye ko nutinda kuyohereza akadupfana amaraso yo uzayabazwa ubaye igicucu umvise uranirwa no kuvuga ijanse ukavangwa ku bitaro kandi nabikubwiye nawe wibagiwe ingano y'amashuri ganje mwa oya genda nta soni ukananirwa kuvuga ibintu nagutegetse koko ndakubonye urejeje koko ariko ninyahomba numva ni wowe ndayagukuramo urayaruka. yewe mukarute karama reka turuhuke rwose ni mu gihe twagakoze cyane cyane ko hari hanoroshye iyi mva yarayicengeye mu butaka pe aya masinde rwose noneho yasomye amazi ku buryo bugaragara. reka yaguye umwanya munini uzi ko yaguye kuva nka 8 z'ijoro ikaba ihise mu rukerera. oya twari tuyikeneye rwose. nibyo pe burya gusohora imbuto yijyana mu binonko bitumuka ivumbi bica intege. nawe reba ahantu duhinze ukuntu hangana ni hanini pe amasinde ducoco burya ari menshi ariko buriya bitaguye ntabwo byari gukunda twari guhinga akantu gatoya. ubu rero nitumara kuruhuka tugasubiramo n'akariya gasigaye turagacyura. ni na gatoya kugira ngo nkatwe b'abacanshuro ntitwari dutangiye kubura abaduha akazi. buri wese amukanga agahate kubera nabaye mbihagaritse. icyakora iyo itagwa muri iri joro nanjye sinari kubyuka nza kukureba da. ubwo nyine ni ya mana ireberera abantu ntaho nikora yabonye abana banjye bari bubwirirwe gusha imvura y'ijoro ngo mbone uko nza kuguhingira umpe ibyo kugaburira abana banjye. ibyo kurya uyu munsi barabibona rwose ariko ko niyo utawampingiye ntananirwa kuguha icyo uha abana bawe da. si abuzukuru wanjye se. yewe wa mubyeyi ubu se ko ejo bundi waturwanyeho tugiye kuburara ukaduha iby'ubuntu ubu nari kukugaruka imbere nkubwira ngo iki. none se waza usaba ibyo gutekera abuzukuru banjye ngapfuka amatwi koko reka nanjye n'abana banjye. wenda wari kubimpa ariko nanjye bintera isoni guhora nsaba ibiryo kandi mfite amaboko nkagira n'umugabo twabyaranye abo bana. ariko se nyine wa mugani hari kera ko numva ngo aba mu biraka byo kubaka bidashira aho yubaka ntibamuhemba ngo bahaye yo guhahisha. naho uramuvuga nk'utaramwibyariye. inzoga se zatuma hari n'igikoroto cy'ijana yinjiza mu rugo. ariko uriya mwana wanjye yabaye ate koko umuntu wamuroze kunywa inzoga ninde ku buryo agera aho yibagirwa aho yabyaye. yewe ntawamuroze ahubwo njye mbona ari abadayimoni bamukoreramo. dayimoni bagorwa. abo badayimoni se bo ntibanagira umunsi n'umwe baruhuka ngo bamuhe agahenge basibuke ko yabyaye amenye ko abo yabyaye bakeneye kubaho. ibyo se ajya nanabitekereza abona bucya bukira akabona azasindagana nkamugaburira bugacya agasubira muri ubwo bwubatsi bwe butagira icyo bwinjiza agaruka nijoro asayagurika ngo ubwo ubuzima tubayemo. ubwo si yamaze iminsi ingayapfa agasa ntacyo acyura kandi agataha akarya aba yumva bitanamuteye isoni. bimutera isoni wavuze ko birya biciramo amacandwa binegurasa. rimwe ngo nta mavuta arimo ubundi ngo duteka ubunyobwa budafashe akibagirwa ko mpanaguza agakoroboyi kamwe nkakajerenga muri dodo nkarundamo amazi ngo ndebe ko abana babona icyo bamanuza ubugazi. arinda kubigasa aba yabihashye iyo nyarubugane yabura kubigara atese kandi ataha atura imibi ya byeri na burusheti yahagiye mu kabari. imana yampemukiye umunsi yemera ko mfusha abana banjye bose nkasigarana hayi kera byari kurutwa ko nawe apfa nkamenya ko nsigaye njyenyine. ariko ubundi ubu habuze n'umuntu umuhondera icupa muri ako kabari ngo amucure nkumbi mukingure ave mu maso yo katsindwa. yewe ubanza noneho ibyo uvuze ari byo byaraye bimubayeho. nawe se umuntu wagiye ejo mu gitondo avuga ko hari aho agiye gusakara inzu bukira ataje ijoro ryose nkategereza reka data bukarinda bucya atageze mu rugo ubu bwo ni amahoro. byaranabiwe undi se uriya akwiye amahoro ntakabonera amahoro mu kabari dore aho izuba rigeze. nyamara njye nifitiye ubwoba da. bw'ikizi buriya waje kundeba ntinya guhita mbikubwira
ko narinzi ko nimbikubwira buhagarika umutima ibyo kuza mu murima tukabireka kandi nishakiraga inshuro yo guha abana banjye mpagarika ko nyine nakomeje kwibaza ni none yaba yatashye atinze agahura n'abagizi ba nabi bakamugubanura umva subiza umutima mu nda hari kera se yabona umwica kareka abaye yarubonye kandi nabyo byaba biruta kumubona yarapfuye ahagaze. ariko se ahubwo reka kubaza niba umaze iminsi ukorera mu myenda amafaranga warawunywereye ukanagurira abantu amayoga bagakesha ijoro ryose wayakuye he? aho buriya rero hari ikintu mperuka umerera nabi ngo natashye kare kandi numvaga n'umutwe wa namenetse nanyoye nyinshi ntabwo zishoboye nyine ariko nyine reka tubireke ntacyo wayakuye he? buriya hari ikintu kimwe utazi burya amafaranga ni nk'umugezi utemba ujya witegereza uko utemba nyine kwakunda amazi yawe atembera imihora y'imisozi akazenguruka ibibaya urumva n'amafaranga rero nayo burya niko ameze agenda ava ku muntu umwe ajya ku wundi ava ku muntu ajya ku wundi gutyo buriya rero amafaranga yarayatembera mba nshakiranye nayo niko bimeze wayacekeye se nyine kandi wumva umaze iminsi ukorera mu madeni ntabwo uri kunsubize reka reka nyine gusubire burya hagiye imigambi yanga kunkupa ngo maze kumugeraho amadeni menshi ndebye ukuntu akabari kare gashyushye mbona sinataha urumva neza mpitamo gushyushya ubwonko niga ubwenge bwatumye njijisha kansayire amariya wabonye twaraye tunywera bakadukeraho niko nabigenje hari iki nase kanzayire yakugiriye icyizere arakuguriza ko n'ubundi mutajya mubyumva kimwe uriya mugore ko muzi sha nta faranga ryapfa kuguha ibyo nyine nagira ibyo kubwira ntabyo kuguriza byagenze biteze nguriza kubera iki umva namucuritse ndamucanga nkoresheje bwa bwenge bwanjye nyababwira birangira mukuyemo yo kwikiranura n'icyaka cy'ijoro ryose uravugisha ukuri niko nabigenje niko hari kera we hari kera wa muteka mutwe we ndashyize ndakubonye ureza turuteka yakuvumbuye nzambwira ubanza unyishyura amafaranga yanjye aho hari ke uyu mugore uramukizwa n'iki ko ndeba aje ameze nk'intare yasiritseho ndakubwiye ngo biriya ni ibikabyo by'abagore bigereranywa na bwabukana bw'imboga butotse imbere ndakubwiye ngo ndaje ndamuturisha tuze uramuturisha ute abagore si byo kubabeshya nabibura ngewe niba ukuntu ameze n'ukuntu areba sinjya nkubwira ko igihorihori cyanjye cyuzuye ubwenge abandi batagira uraje urebe ko ntamwikura mu aha ndaba ndora wowe tegereza gato uretse ngaho urivugishwa ibyo ari gutamanuka ngo umpereze ibyanjye nigejeje njye kuba niterera imisumari harahibye sinshaka kubona mu Rwanda ndaramye ugumye ahaye ubanze reba gato aragukanuka ariko genza gake ariko wamugure niko ndakubwiye ngo manuka kuri icyo gisenge we ndakubwiye ngo reka guca igikuba rwose humura ndaje tuvugane ikibazo tugikemure nta ntukundi urumva ndaje rwose hari ikibazo se mufatira urwego sha nabonye aho ngaho hanyerera rushobora kugwa amafaranga ko ari mwenda ku mutindi ndayafite ndaje turagikemura ubwo ngaho nanjye mfatire ndaje manuke rwose mu icyo kibazo aho bundi se niko Kanzayire we ariya ngo hari kera gutekera umutwe ariko Karimba nawe ntugashyuhaguze ngo wivange mu bitakureba se niki ubwo nawe uhise ubifata nk'ukuri koko uhise umutekamitwe kumamagara umbeshya ko mukuru wanjye yakoze impanuka ukasha ukumbeshya ngo agiye gushyira mu mwuka ngo nkunde nkohereze amafaranga ibyo byitwikira ntabwo ari umutekamutwe naho byageze naho byageze Kanzayi hega amatwi nkubwire uzabaze iwacu kwamatswe n'umugabo nta mutekamutwe wahavutse nta n'uyu n'umwe urumva ndakubwiye ngo ngenze gukoresha amaboko yanjye nicyo nshaka urumva ndakubwiye ngo nyishyuza neza amafaranga waraye ungurije
ibyo kunyita umutekamutwe bihagarike. niba utamutekamutwe se wuguriye kirikira niko Mukarutesi wabeshyeye ko yaraye mu bitaro yenda gupfa simusize mu murima hingana na nyoko wagesambo we ariko gabanya amahane utuze amafaranga yawe ndayemera. Ndakubwiye ngo gabanya amahane, amafaranga yawe ndayemera rwose ndayakwishyura, kandi buriya rwose nzayaguha bitarenze iminsi 2. ibiri y'ingiyi niyo nguhaye, dore reba hano do ibiri niyo nguhaye, nibirenze iminsi 2 ibizarenze 3 cyangwa 4. Oya buriya ariko wari waregeye buriya hari kera nta nubwo buriya hari n'igihe nararayo narije kukuza mbizi neza ko ntayifite kuko warayanyweresha byose. Ubu rero tuvuga ngiye kukurega ku murenge baze bagufate babe bagufunze usanga umaze kunyishyura wagesambo. Umva kubwire ndagiye kandi ntugire ngo ndagukinisha ngiye kanza yira ntabwo we gufitiye ntumve neza na faza akabyara amugorera yego umugore we hari kera noneho ubona bikomerera arenze koko reka tugaruke ndabona narenze hari ko nawe usa n'utagira ubwenge cyatumye unyanyiza amafaranga mu kabari bene kariya kageni kandi uzi neza ko atari n'ayawe kandi oya mubwiza ukuri n'ukuri uriya mugore warakaye kuriya nagera ku murenge akakurega urabona batagukanyaga baragufunga ndakuraye n'iki kiraka tutakirangije kandi wibuke ko tutarishyurwa. None se nawe rwose mbamo rwose wangurije nkamugarurira hafi nibura nkamwishyura ukareka kunyega kandi ko nawe uri mu bo twayasangiye. Ngize ngo twasangiye se ntubizi sha arike reka nkubwire turi inshuti ariko rwose nkugurije amafaranga n'ukuntu warayo yasesagura mu kabari mukagukera we ratangura umukire ndakurahiye naba mbaye ikigorye nkawe sinkubeshye ntabwo ushobora kukuguriza amafaranga yawe. Urabyanze? Ndabyanze pe wihangane ndemera ko wanguriye inzoga. Nta bugabo bwawe nawe ndakubonye rwose. ubugabo se ni buriya bwo gusesa urabura kuntabara ahubwo ukansonga. ubwo rwose nibuze ubwenge ariko hari kera sinajyaga muri imigozi impambi ariko none sinzi aho nkura amafaranga yakanze ayirepe. uravuga imigozi guhambira ahubwo bataraguhambira bakakugeza ku murenge shaho bakagukubita ndembo. Ndemba we umva reka ndebe aho mfunda imitwe. None se uragiye akazi tutakarangije? Ndakubwiye ngo iyo nzu usakara aho ushoboye ahanjye nzaza kuhasoza ejo. Nta kazi kawe? Nagiye. urambaririza inkoko ukuntu zisahuranwa aya mashazara toshi be mukarute si we Karame ndakumva ye. niko se muko izi nkoko ko ndeba zizagucyuza umunyura ubaye amashaza uzasaruramo n'umuteko n'umwe aho ntunyumvirara akanya zigarukamo kandi umva ye nutaba amaso rwose zizagukenyeza rushorera neza do ubona ukuntu zitonze umuntu ahubwo uzunziye amanywa abanyiriza inkoko kugeza ryarika maze rero aho baboneye ko nanjye nsigaye ntunze inkoko kuzirekura nabo barashumuye. inkoko se ufite zingahe ku buryo bagomba kukuneshereza bigezaho? Nizese uretse ka gakoko kazi wahaye umwuzukuru wawe buretse ndaza kukazirika maze mpanganire nabo ku mashaza yanjye. Sinakwemera ko bamvutsa kurya urunyogwe nk'abandi. Ewe niko se muko Karame uwo mugabo wawe ageranye he na Kanzaye ko kare nabonye Kanzaye yazamutse yarubiye babashije gukiranuka? Yewe kuva mvuye kwicira inshuro naje mpera mu miruho yanjye yo muri uru rugo sinabashije kumenya ibyabo ko byarangiye. Buriya se wo kubona hari kera n'ifaranga yasigaranye muri ariya mafaranga ya Kanzayire kanumva ngo yasengereye agasozi kose gataha kasinze uko utongera ko nawe yarayanywereye bugacya. Burya nageze ahambajije abana bambwiye ko atigeze agera muri uru rugo. Nzaba mbarirwa ibyahari kera da umuntu atinyuka kubeshya ikinyoma nka kiriya kugira ngo akunde abone amafaranga yo kwangiza koko. Uriya umwana wanjye mubona ari ubusinzi cyangwa baramuroze? Njye namaze kumubara nkaho ntamufite ubwanjye nibara nk'umupfakazi
ikibabaje nuko agiye kujya anywera yakorera yamara agatangira gutekera rubanda imitwe ejo bakazaza bakagurisha inzu nubakiwe n'abagira neza nubwo mbona nayo igiye kuzangwa hejuru nitwa ngo mbana na zabafundida aha yewe wagahinda si uguhora urira koko ngahore niko se muko wowe ko ndeba utashye wikoreye amaboko ihene wagiye gucyura utayizanye ibisize mama ihene ndayibuza aho wandangiye ko wayiziritse nasanze nayihari ngaho ko mwana wabuze se uti iki mwana wa ihene nayibuze rwose ikiziriko se hari iziritseho cyo hari icyo wabonye nibura umuzi w'umuvumu yari iziritseho nawubonye nabonye naho yiriwe irisha kuko yari yakubanza ibyatsi byaryamiranye ariko ihene yo nayibuze rwose ihene yakanze se ndayikuraho mwuka byaramo ntakumira ubusigiye isabaye atarabona yo kumwishyura none n'ihene yandagije ndayibuze ubu none baba yibye nayiriho iki koko noneho mukarutesi ko ntagira n'igihumbi mu mufuka ariko se kwiya hene yari itaramenyera neza aho iwanyu ubwo ntiwasanga haciye ikiziriko igahita isubira kwa Kanzayire aho kuza hano mwana nyagasani we reka njye kureba kwa Kanzayire ko ihene ye yaba ariho yatashye genda urebe rwose wa mugani ubwo yari imaze iminsi mike yindagije ishobora kuba yasubiyeyo gusa biraba ibyuye ahubwo mama mbere y'uko ugenda hari amakuru meza ngufitiye amakuru meza nyabakise kandi ubona ihene y'abandi yaburiwe irengero wari uzi ko amanota y'abanyeshuri bakoze ikizamini cya leta yasohotse none natsinze neza ikizamini bananyohereje kujya kwiga mu kigo cyiza cyane asiki nuko ubuzi ibyo umbwira ibyo se urabimbwira ngo mbimaze iki kuzi ko nta n'amafaranga ngira yo kukurihirira ishuri oya mukarute wibwira umwana nabi kandi akubwiye inkuru nziza nk'iyo data nuko warakoze mwana wanjye gutsinda ibizamini ubu muri Imana izagushyigikira wige urumva mukarute ntugace umwana intege rwose none se ubundi mama nari kureka kubikubwira nkabibwirane jya gushaka se ahari mu kabari ubimubwire unyumvire ntiyahoraga yirata ku baturage batuye Buhinga yose ngo nutsinda azakurihirira amashuri ngaho ndaje ndamubona dawe mbiswa njye guhiga ihene y'abandi maye unywa inzoga yawe ugatunguruka unywa inzoga yawe ukambika umugore ese nuko batanywa inzoga bakabura ikibiriti bakora bayashyiraho niko Kanzayire sha ngahore niko Kanzayire hari icyera se kandi noneho hafashwe n'ibiki niko hari iki wongera sinu utaranyishyura amafaranga yanjye nta soni kandi wa mugabo wenda gufungisha uzanyishyura uri muri mabuso barakubeshisha uzabaze nta n'iwacu kwamatswe n'umugabo wafunzwe ibyo kwamatswe n'umugabo ntibindeba njye nutanyishyura turagera nayo ubimenye kandi gusa binde wakubwiye ko ngiye hari kera nabuze yo kukwishyura homba ngira ngo ndebe umwanzi n'umukuru umva uretse uvuga ngo kukwishyura sha umva eze si inote we reba wazibonye zibare neza urazibona ifura za benerisha izi note zitukura zikuye hari iki hari iki nzi neza ko ntaye wari ufite aka kanya niba utekeye umutwe ukaba uyamucomoye koko kandi ntugapinge umuntu ngo ni uko akunda kunywa inzoga kandi utazi umutungo afitiwe mu rugo ese bazakugendaho bageze ryari ko bagutegeye atariho bakubonera tuzaziwa abasha ava wayakazaye ngaho ongera urege iminsi ngo urahafungisha se esha wava vasa amafaranga abonye mva ndakubwiye ngo ngaho kurama yawe sha ubu nurangiza umpereza hasigaye njye kwinywera byeri igihe hari kera icyakora uriburiye iyo utanyishyura ejo ntibwari kuzira ntaguteje inzego uzabaze sha yewe se hari kera ugira ngo nabuze amafaranga
ntabwo nigeze mbura amafaranga ngewe mfite ibyo nkorasha urumva nakumva ushaka kugira imana mfite umwuga wegenda akora wowe imiceri n'ubufu bw'ubugari ucuruza ko bumbesheje ndakubwiye ngo ejo bizahomba usubire ku isuka niko nkubwiye hari kera ko numva untega iminsi se ariko rero ubyumve ngewe hari kera umenye urumva ngewe nzasazana umwuga wanjye nkurage ifura yanjye sumva ariko wavuze make none ejo naza kubona warandavuye koko akareka umwuga ni umwuga sha nakubona warandavuye uzabaze sha uzabaze cisha make inyundo yanjye nzaruhahira ntizatuma nandavura n'umunsi warimo zeru ndakubwiye ngo ngewe mfite ubwenge bwinshi iki gihorihori cyajya ureba kandi buriya iyi buhinga mwese mbarusha imishinga izanyiza vuba ubundi mwese ho muri aha ngaha muri uyu santere mwese nyine musigare mukanuye nk'injanga iyo mishinga yawe ni ukugira ukazaduhamo akazi natwe ukaduteza imbere da va mu magambo wowe umereze inzoga aho ngaho n'inkwere nawe guteza imbere ndebe ko washyira ukava muri ubwo buhanyi urimo ivugire ma murahazi nakubwiye ngo mpereza byeri kojo mpereza byeri aho ngaho urumva mpereza sha ume n'icyuma urumva ubundi umpereza ikirahure mbivangiremo mbisome numva uko mbaye icyo bita gucanga irangi ukora umuti sha ahubwo umva nabihinduye kwanza akira indana nakwishyura mbere fata amafaranga we hari iki kunyishyuye menshi se bose umva nawe nkuguriye imitsingi izo ebyiri urumva reka ntitwabanye nabi nuko nyine uba wigize inturi ukaza kuneza abantu nawe ubundi tubanye neza nuko urakoze ahubwo se hari kera mbona ujya ufite n'andi mafaranga kandi hakaba hari amadeni mukaruteza aheruka gufata hano ayanyishyuye nayo nkabakura mu gakayi k'amadeni ayo mafaranga nyine umva ntabwo bigusobanuriye ko baje bagafata ibintu aha ngaha iyo nayo yampe aka kayi k'amadeni rwose nkabakura kanzayire ndakumva kutagiye kuvanga amadosiye ndakubaza ayo madeni ni madeni nyabaki nabigusobanuriye ariko konzi ko nceri wanjye mukarutesi atajya ngurira byeri uranyishyuza amadeni ya rubanza nyine ejo bundi igihe urara mu kabari sheri wawe mukarutesi yaraje yikopesha ubugari atwara indagara umunyu n'agasabuni none rwose ndabona ufite amafaranga ubwo rero buretse wivuga menshi kanzayi buretse asoye yaraje yikopesha ubugari indagara umunyu umva ndakubwiye ngo ayo madeni waje kuyikopesha azayishyure niko nkubwiye si sawa siko kuri ndagukundaga sheri we ndagukunda nkaho uri icyo mvuga karimbo wivugiriza kandi we none se ko karimbo wajyabonaga ari kutwitaho karimbo wabute koko ubwo
wajya ucanga mu gukirekura tukabyina ukareka kwigira nk'abasaza. Rega Karimba baga yifunze yigize umuntu wa danje agashira iginyo kurinde kandi ibyo ngibyo byarashitse. Haguruka tubyina ariko Karimba wanjye. DJ ugera uzamura ako kazi kishambyinane na Karimba. Haguruka ariko wa mugabo haguruka ngo usimure nkwigishe kubyina ubwo wabaye ute. Ntabwo ndekura. Uraho ubwo buryarya bwawe ushukisha abagabo. Agoroka twebyenere ka kombesha. Ndenda cuka abagabo se barushubwe. Niko se ndekura gikira. Komana yise nishuro. Simwashikirana. Oya. Nakubwiye ngo mva hejuru yewe. Ngo nguryo bwawe ntabwo njya mujyamo. Zumuza amabuno hirya gihe ibyo ntabwo bindeba. Ntabwo ndi babandi bawe. Apo yewe mucemo we. Uyu mugabo nta muntu muremo. Sinari nakubwese ko Karimba adafaga kuzinguka. Ariko si ubundi mwari munyobeho muteko mujya mubona ngiye ncukwa n'ibiryabareze nka muzungu. Ubwo nyine nawe ntubuze ikindi kiryabareze kigunyunyuza. Wasanga ari nabyinshi hirya no hino. Ako gahinda ubundi bo wicaranye kakubuza gusabana n'abandi. Ntiwasanga ugaterwa n'ibyo bigore cyangwa ibikobwa byirirwa bigukura ibijigo. Osabaze sha. Yengira uko ngenda singenda nkari kera. Hari kera wamuyobeje ubwegere none wamusenyeye urugo. Akoze nk'uguguza agashifa tugasangira tugasabana ugashabuka. Naguze iryonwa n'iryanjye. Ukaba nk'abandi bagabo wabiki Kari. Wabiki. Karimba nta cupa yakugurererega nushaka umuvego. Uwo twebwe ubundi tumwitaga mukomeza. Wabaga muri babandi bagendanaga imbarabara mu mufuka. Harimo mwakore. Ugakomeza yagize nka guca gakoramo yamuca intoki. Musiga. Ntegereza hari kera mu kanya arabaje mujye muri ubwo buyobe bwanyu. Hari cyese ko ari umugabo ugira ubuntu n'urugwiro akamenya gusabana akaryoshya inzoga wamugereranya namwe muba mwigungikanya inzoga mukanywa mwenyine nkaho muzihamba. Izo niguriye se ari zo anguri. Ubwo nywere mu kabari karimo hari kera. Ntago wakwifuza kunywera mu kabari karimo nk'aba Bakarimba. Icyo muco. Mwumva nakureye amafaranga yo kwangiza nkuko wari kera. Aho hari kera yakura se. Siho nawe yakura. Mwese ni muri abafundi. Ahubwo wowe bafundi bivuze iki? Hari kera guha amafaranga kuko afite icyo guca mu muha. Kiwize urumva ntabwo bijyanye ukabirya nguciki. Kari icyo muhari cyase wowe warakisebye ndagikwiba. Ahubwo uretse kuba wigize idage gusa ubundi nawe usabye bivuga ubwo bivuga urashaka iki? Karimba se kabaga yigize nyoni nyinshi ukagira ngo nawe wenda we yagubwa neza na guriya mususo gongezaga abandi bagabo. Karimba uyu nguyu ndamuzi ubu aba yashiriye muri Nyagasare aremera agapfira muri Nyagasane agashinyiriza akanga kuvuga iki muri mu mutima. Karimba wavuze ko ntawe gupfutsa umunwa kuri ku mutima. Zabaze ngira uko ngenda sinyacoka iriba rya rusange sha. Umva mbese ngo kirantuka iriba rya rusange se nirihe wa kigabo ako muco. Ubundi abantu nk'aba babishya inzoga bakabishya ibiganiro bakabishya ibintu byose nzanabwira migamba ajya birukana mu kabari. Amafaranga yanjye mba nazanye se. Umuco mawe ngwino twigire muri bwingano mu gende mwari mwana. Ariko narabikubwiye. Karimba nta mugabo mubaga. Nta mugabo murimo rwose. Ngira mu mu kanya hari kera abagize angara kunyweshana nakurishe. Urarara umeze neza. Ahubwo muco ongera untize imfunguzo za kariya kazu njya mbayoberezamo njyemo hari kera nazi umubwire ko ariho ndansangemo nibwo ndi bubashe kumurya ifaranga neza. Ariko nizere ko nanje utaranyibagiwe. Nintera urushundura nkafatisha rwose sinagukurira mawe kandi urabizi hari kera n'umwe muri bakirariko. Ntubona ko ibyo nakeka ari byo mu isi ya hene yacu singiye. Ariko Imana irakabaho we. Ihene yanjye iracyariho disi. Uhumura ni ngewe shenge. Hari kera yarakugurishije yo kagurishwa n'iminsi. Reka muziture twigendere na bene akabari barajya gukebuka basange nagusubije mu rugo. Bazihanganire na hari kera wakubagurishije. Gize tureko twigendere. Jewe mwabagore mwako munziturira ihene. Murayijyana yeko.
ibi ni bikira Kanzayire we ongera intambwe dore Migambi yatubonye jya imbere wirukanka ihene iragukurikira kuko wirakuzi hari kera we ariko se nkubwira umuco waje ukana barakoko abagore ngo muragira ihene abagore mu musanga basa hari kera we ashaka abagore cyangwa abajura bashaka kunyura mwana segire mu abagore Kanzayire ubundi tubikanswa n'iki twahagaze tugahangana na Migambi kwihena ari yacu niko Migambi wa mujura wari wowe ureze twita abajura ari twe nawe umujura ni yego ramujura ninde abajura ni mwebwe mfashe murimo kwibihene yanjye niguriye abajura niko muragera ihene yanjye niguriye inoti zanjye hanyuma se kwihena ari yanjye nkaba ntegeze nyikugurisha yabaye yawe binyuze mu zihe nzira iyi hene nayiguze n'ahari kera wumva twayiguze ibihumbi byanjye 50 uranyumva sinumva rero uburyo wayita yawe kandi namaze kuyigura nakubwiye ngo urihombera hari kera se yagiye kukugurisha ihene twaragijwe na Kanzayire bihereye he hegora ibyo n'ibindeba njyewe ihene nayiguze urumva mumereze ni yanjye nayo tuguhaye ahubwo rero kuri iki kiziriko twigendere ujye kwishyuza amafaranga yawe hari kera se ndamwishyuza buriya aracyayafite nimurekure se nyine hari kera singuriya nabaraje ngari mumubwira yishyure rero ibihumbi byanjye 50 namuhaye urumva ubu ni mutwara ihene yanyu soni ntabwo ushobora kumuguza hari kera ugakera mu ruzi we ninde waguhaye uburenganzira bwo kugurisha ihene y'abandi dore uko kireba mbese maze aho gikera hose ntikiburana n'amacupa y'inzoga urakagwa inyuma y'izo nzoga ariko wamugore iyo utinyuka gutuka umugabo wawe ibyo bituti ukabikorera imbere ya rubanda uba wumva umajije agaciro kahera agaciro ucihaye se ninjye uzakaguha iyo utinyuka ukajya mu gisamba aho naziritse ihene ukayizitura ukaza ukayigurisha ntabizi uzi neza ko ari indagizo uba wumva mu mutwe wawe huzuye nayigurishije ndebe icyungora ariko se ubundi Migambi ubundi mwebwe ko twari twumvikanye ko muhita muyikuraho uruhu mwari mutegereje iki kuva saa 10 kugeza isaha iyo umvugo bugegera bwacu mbese urasebye cyokora iyo gira umwaka ugasanga bayibazi wari kwikurera inyama zayo kwijosi ukazenguruka buhinga yose isi yose ikota ishyura amafaranga y'abandi Migambi maze aduhe ihene yacu twitahire nta mwanya dufite wo gutakaza hano kuko ngenyeneye kwisangira abana ubuse wowe urambwira ngo nishyure Migambi amafaranga ishyura nyine wowe urumva ayo mafaranga nabanyitira wayashyize he ibihumbi 30 Kanzayire ubu muri kumwe siwe nayishyuye nkamugurira n'amayoga y'abingari dore cyakora hano ngahera akira Migambi ntabwo nsigaranye inoti ya 5 turakira hanyuma se ukumva ngewe Migambi nakwakira inoti ya 5 mu 50 twaguze ihene uwareba ukuntu waje wanjye unyirata aho nguje kunyishyura amafaranga yanjye ukaza undatira amafaranga ukangura n'amayoga ukiyahuza ayandi unkangisha ngo ugiye kurya amanyama wasize wokesheje naho wari urimo kurya amafaranga y'ihene yanjye wangegera w'igisambo kibikabutura binuka gusa Kanzayire twigendere umujura n'uwo baguze bari kumwe baze kuganira uko bishyurana ibyo biramarira pe duhe ihene yacu twigendere duhereze ihene yacu ihene ntarabona inoti y'ibihumbi 50 urumva mu gihe ntarabona hanga mu ntoki zanjye ntabwo mushobora kwitwara turatwara da ntabwo duhene yacu bayihene yabo cyangwa ariko se ubundi mukarute nabonye umurima wa mama wari wapataye ibihumbi 60 nanjye kuwuhinga bakaba baguhembye ibifaranga ukaba uriryamyeho wakwishyuye 45 aburaho ugatwara ihene yawe arewe nayo nishyuye nanjye ndayaguramo agatenge singiye kujya ngendera mpenera abahisi n'abagenzi kandi waranze kunyambika ndi umugore wawe ahubwo niba ari nibyo ndazindukira mu mujyi nyaguremo imyenda yanjye n'iy'abana banjye atutaza kuncunga kujisha ukayanyererana mwishyura si wakwishyura Migambi wamwishyuye ko rero w'ibyihene Migambi we iki reka rero nkwereke uko dukemura ikibazo hari iwawe hari ipiki yanjye hanyuma hari inyundo ndetse n'urukero mbaye mbiguhaye nk'ingwate ngaho bahihene yabo bagende
nzajya nkuri wawe nishyura ibikoresho byanjye uzabimpa rwose narayamazemo sibyo se dore n'ubundi rega ni wowe ndimo kubakira ntayigihe nyine se reka mubwire hari ibyo bikoresho uvuze ntibyavamo ibihumbi byanjye 50 naguze iyi hene urumva ibyo ntibyarenze ibihumbi 20 ntizayishyura gake aho ushaka 30 yampe rwose mbayihene yashaka kuyamereza bitabaye ibyo kandi iyi hene ndakomeza kwigabura kugeza igihe hari kera azanyishyura amafaranga yawe urumva akanarenzaho nayo kuyiragira ubundi muzaze mutware ihene yanyu urumva yemwe harimo gucanga sima muri aho komera Suza yego kari muri aho neza komera cyane ariko ngo ndimo gutanga sima none se ibi ni byo bita gutanga sima umukecuru none se ibyo urimo gukora ni ibiki si byo mwita gucanga sima se none se sima barayicana ubushye babandi bacana amakarita hanyuma se ibyo urimo byo si ugucanga sima n'umucanga bikivangavanga ntabwo babyita gucanga babyita guponda rwose ntabwo ari ugucanga nk'abacanga amakarita urandekanyada atswe n'umugabo yapfuye atanyubakiye isima ubanza ariyo mpamvu gutandukanya abaponda sima n'abacanga sima ntabisobanukiwe zanira andi mazi sha zana dukira mu kajerekani uti muzehe yapfuye atakubakiye sima ahora ni iki koreka rwose komera ariko ntunkore mu kiganza da ndabona meze nabi none se humurerega nubwo muzehe yigendeye atayikubakiye yagusigiye umufundi umunsi yawugutse azagusirimura usazira ahasirimutse yewe niko ye buriya si iyo ubaza abantu ushyiramo n'ahari kera koko shyiraho hirya sha shyiraho yatereka aho ngaho nta kibazo ndaje reka ganire n'umukecuru niko none se hari kera si umuntu kandi akaba ari n'umwubatsi kabuhariwe ntabwo ujya umwumva avuga ko afite ubwenge bwinshi mu gihorihori wa mugani yewe hari kera wa nyawe yari uwa kera inzoga zitaramugira imbata ngo zimugeze aho asiganwa akamara iminsi ngaho yibera mu kabari adataha ya mugabo rwose inzoga zarazinkumva ko bagira ngo iki iyo haza kuba hari nk'igikombe baha abantu banywa inzoga nyinshi ndakurahiye hari kera ari kuzazerukira buhinga nyumvire koko ubu se nubona ko wijurije inzu y'igitangaza mu gihe wararaho bagira mu kabari yewe ndayujuje ariko buriya nanjye iyo ngeze mu bandi bagabo mbesuzugurwa ngo kuko icupa rimwe sindirenza hambwira ngo ntabwo nshobora kurirenza ngo bundira amafaranga ambaye abansetse byacitse none se buriya hari kera niwe munyacyubahiro kuko anywize akanywa n'iz'abandi bari kuzama ukuntu aba yadutegetse yewe ntabwo ni igitangaza we rwose nahagende ubu iyi nzu yawe ngana itya si ishema ryawe ariko urayubatse ye ese ubu hari gifite ibyumba bingahera iyi se yikuye rero ifite ibyumba 5 ariko ugiye kuzansigamo imvune pe ariko rero nzahumeka ariko maze kwiryoshya pe ubu ngubu urabona nimara kuyikenyereza nyine kabarasasu neza hose nyine nyirangije nzatangira kuyisiga irangi no gushyiraho za parafo ubundi noneho nindangiza nsasi ndebe ukuntu nasasamo amakaro ariko bizamvuna ariko ntacyo nzabigerageza naho uyigejeje naho mbabarira numva imigabo n'imigambi y'umugabo nyamugabo se naho hari kera we imigabo n'imigambi yo ni ukunywa inzoga mpaka zimaze mu kabari tekereza ko na kariya kazi wubakiwe n'umushinga w'abagira neza kagiye kuzagwa hejuru y'abana be n'umugore we nduzi ko hasigaye yarafashe icumbi mu kabari kwa migambi ngero ntabwo nshaka kuba nk'abamubumbyi urira ku rujyo komereza aho rwose ariko uzi kuba umufundo ugataha mu cyari nk'inyoni yegora bari igisebo rwose ntabwo igisebo se gusa
hari kera we rero yubakira abandi ariko kwiyubakira byaramunaniye. nta munsi ntabimubwira turi kubakana ariko yarananiye. Umuntu wari warananiwe no kwiyubakira umusarane bigasaba ko abayobozi bagomba kubimutegeka koko. Ntabwo uzi n'ikindi rero. Wowe uraseka. Ejo bundi numvise ambwira ko ngo iyo batamwemerera kumuha amabati yo gusakara uriya musarane umva ntabwo ari kwirirwa arawucukura pe. Nyumvira ko ngo yari kurekaho mu rugo rwe bagakomeza kwiherera muri cya kindi hari ikintu yarundarunze hirya y'urugo rwe sinzi niba warakibonye. Kimbwira ntakibona se urumva nawe kubuzwa n'iki ngo naho bari kujya rero. ariko jya unyumvira ibyo bitekerezo n'ukuri. Umuntu w'umugabo ukorera amafaranga yemeza kujya ajya kwiherera ku gasozi akabanza gukebaguza hirya no hino ngo arebe ko nta muntu umureba koko. Upfusha uhagaritse we umufundi muzima uzi kwiyubakira. Bose buriya ngo icyamuteye imbaraga ngo nuko umukuru w'umudugudu yamushyize ku rutonde rw'abazahabwa amabati yo gusakara imisarane. Aho nyumvira. Niyo mpamvu wabonye ejo bundi yatangiye kuwucukura. Ubu arashishikaye pe. Ariko buriya wowe kundebera ubona umwana wanjye bataramuroze. Hasi biriya barabiroga kandi nabyo. Buriya ni ugukunda inzoga gusa cyangwa uzi ko hamwe imvura yasenye inzu yabo yahihoreye bikaba bituma n'izindi nkuta zigenda zisatagurika. Narabibonye. Buriya se nizamugwa hejuru kandi yitwa ngo ni umufundi. Ntatinda kuyisana nyine bizabagwaho. Hana we. Inzu za rukarakara burya iyo yasadutse ntufatirane. Hari ubwo kaba kabaye. Ariko kari rwose kugendana na hari kera kenshi ukaba ukorana nawe umunsi ku wundi. Turakorana pe. Rwose wazadufashije ukamuganiriza ukamugira inama akagabanya inzoga koko. Ukagira ngo ntabyo nkora se. Uzi ko none hageze aho hagiye kujya yiba kandi akorera amafaranga atajya n'ahahiramo abana be. Rwose sinkubeye urabizi turagendana turakorana kenshi. Urumva rero umuntu dukorana ntabwo naba ntaragize igihe ngira ngo mugire inama. N'iryo cupa rimwe nagiye kurinywa gerageza kumugira inama akiri muzima. Ntakumva ntagize pe. Nta munsi n'umwe w'ubusabwira ntasabye hari kera kugabanya inzoga ariko yarananiye. None se ko atazirekana anazigabanye kuko tuzakora iki? Biba byaranyebeye rwose. Hari kera mbona amaherezo ahubwo inzoga zizamuhitana. Iyo murebye ukuntu azinywa ukuntu yabaye umwana w'inzoga yabaye umugaragu wazo uzi ko azinywa nk'umunywa amazi. Ureba umuntu bategetse ngo kujya nywa nka litiro 5 z'amazi ku munsi. Rero wagira ngo bamutegetse kunywa inzoga zose zo mu kabari akazimaramo. None wasigaye zigereranya n'amaraso mu mubiri we. Yewe nyirango zinaruta amaraso. Koko zamubanyemo nyinshi. Ariko simwe mugenda mukagera hirya no hino nta muntu wumva utanga umuti wo guhurwa inzoga ngo muzawunzanire nihera umwana ndebe ko yazanzamuka koko. Kari wazangeragejeje koko wazanjakiye uwo muti rwose ko nzaguhemba. Naba nkubeshye pe. ariko wa mugabo ubona utari inkunguzi koko. Umugabo ufite abana 5 uratinyuka ugafata inzu yawe ukayisenya ubibona. Ariko ubwo wagiye ugabanya induru wa mugore we koko mu mudugudu. Ubu ugiye kumururiza isi yose ngo nasenye inzu kandi umbeshya. Ariko se Kanzayi niba inzu yari ifite ibyumba 4 akaba asambuye icyumba kimwe hagasigara 3 aho atasenye inzu ni hehe? None se umva urukuta rw'iki cyumba n'ubundi rwarasenyutse. Ubwo rero nahisemo gukuraho amabati yaragisakaye hati urukuta rutazagwa amabati akangirika. Hanyuma se mu mwanya wo gusambura amabati iyo wubaka urukuta rwari rufite ikibazo ukarusana neza ukarusubiriza byari kugutwara icyo utagomye gusambura inzu. Ariko wamukore njyewe hari kera wubaka n'amashuri wubaka ibiro by'utugari n'imirenge wumva neza. Ubu koko niwe ugiye kunyigisha uko mubaka. Ariko ibyo Mukaruteza avuga nibyo koko uru rukuta rwangijwe n'imvura twese turabibona. Ariko washoboraga kubumba izindi nkarakara ukazamura urukuta rushyashya ukongera ukaruhuza neza n'izindi nkuta. Ibyo ikagumana ibyumba 4. Ariko se karinjye mufundi mukamutazi biri mu gihori hori cyane. Ubwo muravuga ibiki mwatuje mukazarera iherezo ry'umushinga afite kuri iyi. Hanyuma se kubona iki cyumba cyuzuyemo ibikoresho ukabugisambuye urabibikaye. Aya masafuriya amasahane ibikombe n'amajerekani nibi byose nyine urabibikaye. Umva ndababwiye ngo ibyo mubona bizanyagirwa bikangirika mu bikuremo mu bibiki ahandi.
tubishyire urumva neza muhashake ibindi bitangirika mu birekeremo izuba ntirizabishogesha n'imvura nta kizabitwara urumva neza ibikoresho ntibyambuza gukora umushinga ntekereza mu mutwe wanjye hari kera ariko wavugishije ukuri ukavuga ko washaka kugurisha amabati n'imisumari wasambuye kuri iki cyumba ukareka kubeshya koko hari kera cyangwa uguzi ko amakuru yose mba ntayamenye. ese mama burya yashaka kugurisha amabati n'imisumari ntayagurishije nyine inkuru ntizinsanze mu murima ngo hari kera yasambuye inzu amabati n'imisumari abigurisha mu bantu bagenda bagura ibyuma bishaje. yewe nari nyoha ko amafaranga yo kwishyura migambi ngo amuhe ihene yacu naho Vumbi yasambuye inzu agurisha amabati. none se nyine ko wumva nagurishije ibyanjye nkakemura ibibazo mwashyizemo we na mukamutesi ikibazo kiri yewe ndumva ko mama ya nkoko yanjye nyogokuru yanyireye yayigurishije none amafaranga yayanyimye. Nguki uvuze ngo ikisunzu we uvuze ngo iki hari cye ngo nayo nkoko y'umwana wayigurishije yayigurishije none namusabye amafaranga yigurishije yo kuyamaramondagura. azagira ate koko wowe utunga amafaranga nkande se uzi uko bayakorera urarinda kumutuka se ngo akwishyuje amafaranga y'inkoko ye wayamuhaye ntiyongere no kurvumva ariko ubundi gurisha ryawe ubona rizasiga iki muri uru rugo urabura kumushakira amafaranga y'ishuri akajya kwiga ahubwo ukamunyaga n'ibyo yari yifitiye. renga nze ndebe ko imyenda yanjye utayigurishije kuko uko mubona ubanza n'abana bawe uzabagurisha. reka njye kureba imyenda yanjye n'abana bawe uzabagurisha turebe nyabusa izi kanyenzoka zawe se ninde wazigura abana batarenga iyo nyine buratago zabagurisha unanirwa kubatekera indyo yuzuye ngo bakure neza ahubwo ukirirwa uhangana na hari kera niko kuri radiyo ntibirirwa babigisha guteka indyo yuzuye ko cyo utabikurikiza. ariko se hari cye indyo y'abana banyu wayihariye Mukarutesi wowe uba wumva nta ruhare ufite mu kurera abana bawe kuva ryari se umugabo atekera abana erega ushobora kutabatekera ariko byibura ukanabahahira ariko uba wumva byose bireba Mukarutesi ejo bundi ntiwanze kunyishyura amadeni Mukarutesi yikopesheje muri butike yanjye kandi ufite amafaranga nubwo nawe wari wayakuye mu ihene wanyibye nyine niwe wagombaga kuyishyura se Kanzayi uyu muntu wagiye kumwiyahuraho turwana wenda ningira amahirwe aranyica mveho bigira inzira ngiye kumwiyahuraho bigenze bitase Kanzayi nihanganiye byinshi ariko kwihanganira ibitenge n'inkweto zanjye byo ntibishoboka barike ngiye kurwana nawe ninakwica uranyica maze bigira inzira hari cye gira vumbereza ibitenge byanjye n'inkweto zanjye hari kera mpereza ibitenge byanjye n'inkweto zanjye hari kera ibitenge byanjye hari kera uraba ibitenge byanjye n'inkweto zanjye ushaka kunyicira bigira inzira ngo wa mugore we kandi nari narakwihoreye nari kurwana nawe ubwo rero ugiye kuyiyahuraho ntaje ngutikure ndagutikura Mukarutesi se gaho ushobora kuri hari kera atagucura inkumbi mwana wama ariko se ubundi koko yabigurishije cyangwa urebye nabi none ko igishashi mbibikamo nta birimo se munyana akabambwiye ko ese yabitwaye mu gitondo agiye kubaka urambwira ko hari kera yabyutse ajyana ibitenge byanjye hehe handi hatari ukujya kubigurisha ubundi wowe na Kanzayire mwari mwahize ngo murambegere ihene yanjye mwumvaga ntibigenze ngo nigobotore ngo utafungije none rero wabonye ko gusambura inzu ukagurisha amabati ukagurisha inkoko ukagurisha ibitenge byanjye n'inkweto zanjye ntaranabyambara na rimwe ari byo biri buguha amahoro nakubwiye ngo gabanya induru nawe gabanya induru ibiki hari kera we n'ibitenge byanjye nakubwiye ngo iki cyumweru nzagushakira yo kujya kugurisha amafaranga yawe n'ibigizi ngahe niyatuma uvuza induru hanyuma se kumva ukorera menshi ukaba ukora buri munsi ayo ukorera ari hehe ntuyamarira mu mayoga kwa migambi ayo usigaje ukayaha yandaya yawe ngo ni muzungu ayo ukorera amara iki muri uru ariko rero umva mbabwire hari cye umva reka mbabwire mwese nimushaka muterure mwimene oya we hari cye icyumba nasambuye n'icyinzu yanjye ibitenge ni byawe wanjye ceceka aho ngaho ibitenge n'inkweto ni byawe ceceka ariko mbwira nasunzu n'umwana wanjye hanyuma bivuze ko n'ibyanjye ari ibyanjye oya hari cye ntabwo rero mukwiye kwinyankaraza oya nabikemuje ibibazo mfite oya uramba ibitenge byanjye n'inkweto kandi ndababwiye ngo niba mutemera ko muri abanjye n'ibyanyu byose
ndabwiye ngo uzakorera amafaranga menshi byanyu mujyane nabyo sha ubwo uranyumvira kanzayi uranyumvira ubwo bwishongozi bwe hari ke yaje nkwiyahureho unyice cyangwa nkwice urashaka kurwana none mereza uwo muhini we kanzayi mereza uwo muhini mereza uwo muhini utoye umuhini ufashe umuhini mereza uwo muhini se nyine we ufashe umuhini ndawufashe uyu muhini ni uwo mwigisha ndakuniga uciye nk'umugani mugari hari ke uramereza ibintu byanjye ndekura se ndekura mucamasha yego patoro ndi hano mu gikari ndi kukumva mva mbese urahari kandi ntakureba niko ubundi wowe n'imbabura mugomba kuba muri kumwe nk'uko ipata n'urugi bidatana urumva none ndabona imbabura wayijugunye akazi karakunaniye se nshaka undi mucoma patoro ngo zo washaka undi mucoma gute kandi ubizi neza ko imbabura ariyo diporome yanjye ni ukuri nta kindi kintu nashobora gukora kuri iyi si usibye kotsa kabisa none se ubwo wihugitse mu biki bituma utanyura na nkwereke komande z'abakiriya witaho ubu sinaho ndasanga muzungu abimaze bahu munyumvire muzungu mva mubwire ngo ntegereje utanshura ndakuzi ibyo reka n'akabenzi naho itabe bosi wakinuwe ntabwo ndi bugucure ahubwo reba isa natugera uri feke sha mucoma bosi urumva ko ukuntu cya mucoma kiba kinserereza ubu nkunda inyama kukirusha kweri ese kunkutse muri iki cyumba nkayoberwa ibyo murimo naho murimo kurya mwenyine mwabisambamo koramu bosi ni iki turi kujya ibitenge n'inkweto by'umugore wa hari kera ariko biryoshye kubi ariko wabaye ute wagihugu adasobe ku kabyeri uzi ko wakumva atazi ibyabaye yagira ngo mwafashe ibitenge mubikaranga n'inkweto murangije murabirya ni ukuvuga ngo ibi turi kurya ni ibitenge noneho izi byari turi gusomeza ni inkweto ubwo muri make umuntu ashatse yavuga ko murimo gusomeza ibitenge inkweto ariko ni nako bimeze da none si iyo tutagavura ku mafaranga twagurishije ibitenge n'inkweto by'umugore wa hari kera twari kuba turimo kurya aka kabenzi tugasomeza byeri ahubwo yakoze kudutuma ngo tumushakire abakiriya ese ko mubiriye mwenyine mudayeho hari kera nawe yumva icyanga cy'ibitenge by'umugore umva bosi ahubwo tubabare ntuzanamubwire ko hari ayo twasaguye nanjye niko nanjye kubivuga rwose bosi iri ni ibanga wihanganura ibige mu gifu cyawe kuko hari kera twamubwiye ko byahuriyemo neza mbese azi ko ari amafaranga twishyuye ariko twagurishije ibitenge n'inkweto z'umugore we gusa none se ngiye ko mutampaye iryo banga ndarimira rigende rigere mu gifu bikundera reka nkwereke patoro ikintu kimwe kiratuma ubika ibanga rikajya mu gifu akiri ibyere twari tutari twafungura nawe yisogongera tugusengerere si byo byaba byiza se ntabyo muzungu nibyo rwose muzungu ntubyanga kubera ko ntabwo nabyanga kubona ko bosi nawe nyine yatubereye imfura ntabwo nabyanga rwose wa mugani se bosi reka tugusengere muri ibi bitenge bya mukaruntuza harya ni mukarugize rute umuco ariko urazetsa agacana ni mukarutesi wakinuwe mukarutesi akira ahema rwose ninywera ku kabyeri ahubwo gongaho bosi akira rwose nawe ibyeru uyisome wumve icanga cy'inkweto za mukarutesi nubwo mbona wanze kugongesha reka bugongeshe ku buzima bwacu nimwinywere ndabariye ntangira mukunda kuzinahari kera sinzi no nka byeri zingahe nungutsemo ko nyine nayiguze nkugura muri cyamunara ahubwo indava yokireza abakiriya dore barashaka inyama
nta kibazo naze namujyane ndaje bose ujyane rero ubundi akamaze kandi urakoze kudutwerera ibyeri twari tukuguriye ntaribi rwose nimwiyiteho iyo mumeze neza se burya namwe ko mukora akazi neza hanyuma nanjye nkabyungukiraho hanyuma rero muzungu nawe ntamiragure vuba ibyo bitenge bya Mukarutesi hanyuma azafasha abakiriya bo mu kabari dore umugoroba wawe bamwe urageze ubu mu kanya baratangira kurya reka nkamaremo bose nyarutse uzu bafashe rwose mva rero Mukarutesi mubwire nababujije kugurisha uriya murimo wasunze umurananira ubwo mumaze kuwugurisha rero uriya mwana nimutamujyana ku ishuri nk'uko ari wo mugambi mwari mufite mumenye ko muzaba mumuhemukiye. reka mubyeyi nanjye sinashaka ko uriya murimo ugurishwa. uriya murima ntimwagombaga kuwugurisha kuko Sunzu yawuhawe na sekuru nk'inkurarwobo kuko nyine Sunzu ari we washyinguye sekuru. Sunzu ubwe niwe wari ukwiye kuzawigurishiriza uriya muramuhohoteye nuko ativugira. nanjye nyine sinabishakaga ariko nyine kuko tuwugurishije rero tugiye kurihira amashuri ndumva ntacyo bitwaye cyane. hanyuma se ubundi kuki mugomba kurihira umwana ari uko mugombye kugurisha umurima nk'aho hari kera adakorera amafaranga? none se ko yose yasindira ntagire n'igihumbi abika mu mufuka nanjye nkaba narazingazinzwe n'imibereho y'abariya bana wagira ngo nkore iki koko? none se ubu ko nshimye ko umugurishije isambu ikaba itazamuriye ibihembwe birenze 2 ubwo buri gihembwe muzajya mugurisha umurima iyo mirimo muzayibona? hari kera yemeje ko agiye kujya azigama 3,000 ku munsi ku buryo ibindi bihembwe byose bisigaye azamurihirira ku mafaranga azaba yarizigama. ubwo ibyo urabona hari kera azabishobora? ntibyamunaniye igihe Sunzu yari yatsinze ikizamini cya pirimeri mugahitamo kumujyana kwiga muri ya mashuri yo haruguru aha ku buhinga. none rero mubonye abasebeje atsinda na toronkome mutangiye kugurisha amasambu nzaba ndeba. wa mubyeyi we rwose twihangane nta yandi mahitamo twari dufite. hanyuma se ubundi iyo mumurekera ku buhinga akigayo n'ikindi cyiciro akarinda arangiza abandi bana ko baharangiriza ntibakureho za diporome. umwirato wa hari kera se ukazaza ryari? ibyo nawe mubwiye ararahira aratsemba umwana we arashaka kumujyana mu mashuri y'icyitegererezo. ariko buriya hari kera yirata abona ari uwuhe. abandi bafundi bakorana nawe ntibarimo kuzuza amazu y'imitamenwa abandi ntibarimo kuvugurura ayo batuyemo. buriya se byonyine ntibimwereka ko nta mugabo umurimo. aha ngo ntashaka agasuzuguro mawe. si we wisuzuguza se? ubwo rero nabonye yampagurukanye kandi yiyemeje ko nitugurisha uriya murima tukamutangiza aho ibindi bihembwe azayishakaho muri ubwo bwubatsi bwe yabyemera umurima turawugurisha. none nari gukora iki mu kibazo? Mukarute wawe umwana rwose ntabwo wagombaga kubyemera. wari kureka Sunzu akiga ku buhinga uriya murima ukazamugirira akamaro amaze gukura. erega mawe uretse no kuba hari kera asuzugura amashuri yahariya ku buhinga uriya ngo nta nubwo bigisha ibyo ashaka kujyanamo umwana we. ibyo batigisha se ashaka kujyanamo Sunzu ni ibikira? ngo ashaka kumujyana mu myuga mawe ye kandi nyine hariya nta myuga ihaba. aha nzambarirwa mawe ye iyo myuga nanjye sinanze ko ayiga numva ari nayo leta yirirwa ishishikariza abantu ariko se azayiga yirangize? ngo arashaka kumujyana mu bwubatsi ngo azabe umwubatsi kabuhariwe nk'aba bandi bubaka amataje n'amazu y'ibitangaza nka yayandi ubona iyo za Kigali. nanjye ko mbiteze amaso se niba narapfuye namara kububakira nanjye zanyubakira. hanyuma sera ayo mafaranga babahaye wanijeho 5 mwiyishyurira abakozi ko nzaguha ejo bundi naho uhita udushyimba. amafaranga ni hari kera bayahaye da. ubwo byansaba kubanza kugera mu rugo nkayamwaka. ego mwana wanjye yewe Mukarute watinyutse uremera amafaranga bayaha hari kera none uricaye hano uratuje ubundi nzakugenze ne wa mugore we. yewe bakiyamuhaye isa azamuka ajya hariya ku isantere nuko ye najya gushaka abandi bacuruza mobile money ngo yabike kuri simukadi yanjye. ubu ndacyategereje ko message yayingeraho. akawe gase kwa nkakesa koko. none hari kera yajyana mu businzi wabitara muke Mukarute? yewe nanjye nakomeje kubitekereza
aho nkurikije ubushake hari kera afite mu kwigisha umukobwa we nizeye ko ari buyabitse yose ahubwo ubu wasanga yabuze uyamubikiriza kubera ko ari menshi 200 yose ugira ngo ino yapfa kubona uyamubikira ariko mukarute mbega umutesi uri umutesi ubwo icyizere wagiriye hari kera wagikuye bwiza ukuri ubu utegereje amasaha ngaho yose amafaranga atarakugeraho uriturije uratimaje uzi ko hari kera cyicaranye ibyo bihumbi byose ubu se nasinda bakayamwiba wowe uraba utabigizemo uruhare koko abajwe n'umurimo wasunje ubu se ko ndimo kumuhamagara ntanyitabe nazamuka nkamushaka nkamubona ariko reka nze nzamuka ngiye kumuhiga mu isantere Nyamwaka. aha amahirwe amasamko ariko se Kari wowe kumurekuye ndamufasha ariko tumwigize hepfo hariya ndebe ibyo n'ubundi bayipakana barushatse wamureka njye muri nta gihishya ni amafaranga uje kureba ukora mu mifuka yakuremo twigendere muri aba bantu barahangana ntawe uguseka rwose ukora mu mifuka yose ubisaku yakuremo reka se ngiye gucika umugongo ngo ndashengukana na hari kera nkawe ngasangiye nawe birindura gutya usakasaka umufuka ukuremo amafaranga tugenda n'ubundi amafaranga ariyo atuzanye ntazi ibibazo umusinzi wawe ibyo byose hirika gutya ndebe muri uyu mufuka yaryamiye amafaranga hari kugomba yego gutyo ko numva se hano nta mafaranga na rimwe ndimo kubona iyo pantaro ifite imifuka myinshi hindukiza gutya nkwereke wasanga yabitse ahangaha yego aho muri uwo mufuka w'igikote mbona ariho akunda kubika amafaranga ntayo muri bubone ariko se nk'abantu nk'iyi noneho muje gukinira filime ahangaha mwuka byara ariko se Kari ntabwo gusobanukira iminywere ya hari kera urumva yagize iyi saha agifite ifaranga mu mufuka Karimba we Kari uzi ko mu mifuka yose nsakasatsemo nkasangamo inote ya 500 yonyine yewe nayo shimira Imana ko yabonye uyu hari kera 500 yonyine gusa uko bigaragara migambi nawe abakozi be babonye yasinze barayamwiba nanjye ugiye kugira umujura nanjye kera nubwo ugasebya abantu hari kera nubwo yaba umunywi ntiyanywera amafaranga y'isambu mu ijoro rimwe ngo ararayamaze ikindi kandi nanyuze hano inshuro nyinshi mpiga hari kera ndamubura n'uyu nyine yazengurutse mu tubari twinshi aramwagenda none ndebera mamubonye muri iki gicuku bivuze ko bari bamukingiranye bakamusindisha bakamwiba uko bimeze pe akamwiba si 200 barabimwiba ngo bimaze nanjye nicyo nibaza uzi ko bamujama akirisha ikarita amafaranga yagurishije isambu nenda bibaho yakuye umutungo kumbi yagurishije isambu shana niyo ari kubyinira yewe mukarutesi we amafaranga hari kera yakeneye urusimbi hanagure n'ibintu uze twitahire ubwo se hari icyo utumvise uyu muzungu ntabikubwiye ni mu ndeka yindikagwe niba ari ukufunga mfungo Karimba we yakura munebe mugore we ntabwo wakwicara mu matora yewe cyangwa tuzi ushira umujinya kuko rwose hari kera n'umusaraba umuntu aramoye reka munike nashaka n'ubwambere waramufungirwa n'ubundi yahawe rwose Karimba ndekura ntahe ubundi wamuganaho kuniga hari kera nkazafungirwa ubusa reka ngende niyahure mce njyane ushaka kuyahura Kari ndagiye kandi ngiye ndiyahura sha hari kera ndiyahura duhuka hejuru y'ibihumbi 200 gusa desa mili zituma wiyahura oya byose nkumangira uburyo muri uturuturu se we ninde kandi
ariko se nyogokuru ubu nanyumva ubwo wasi umujura ushaka kunyibira udushyimbo di nkanze mbyuke mpangane nawe sha ndahangana nawe se nduwe ahubwo niba ari ushaka kunyiba ntari musiga muhuye ariko reka nze mu kanjye yewe uko mpanga urinde nyingurira nyogoku ni njyewe sunze umwuzukuru wawe aho ni mu nyumvirara niko sunze we iri joro urarite mujya hehe nyogoku reka ninjire mu nzu ibindi ndabikubwira nyine gusa ubu nje hano kwibanira nawe sinzasubira iwacu ye akazakumira abahu iwanyu se barakwirukanye umwana we ngaho gutambuka banguka ntabwo banyirukanye ariko njyewe sinzasubirayo kuko sinshaka kubana na hari kera ngaho re usigaye uvuga so mu izina mwana we wapfuye iki na so se kandi ariko nyogoku umuntu wangurishirije inkoko namwishyuza amafaranga yanjye akampondagura none akayagurishije isambu sogokuru yanyihereye ambeshya ngo agiye kunyishyuramo minerivare yarangiza akajya kuyanywera andi akayakinamo urusimbi akayamara yose urumva koko nabana nawe ugize ngo igisunzu ibyo uvuga bihagazeho cyangwa n'ibyo wumvise abandi bavuga simbihagazeho ariko mama yaraye ijoro higa aho papa yagiye kunywera aho amubonye asanga yasinze yaborewe amusakasatse amusangana inoti ya 500 yonyine 500 mu bihumbi 200 bagurishije isambu kereka niyo mama yambeshya ariko niko yambwiye rwose ntibishoboka ubwo se hari kera yakagize icyaka koko yanywera ayo mafaranga ibihumbi 200 yose kandi wumva ngo yakinnyemo n'urusimbi wiki ngo urusimbi se yarukina hehe uko inangaho ibyo bintu by'urugomo abayobozi babiciye sunzu karame ubwo mama wawe ntakubeshya mama ntiyambeshye kuko nawe ubanza ari buze kwiyahuzwa n'agahinda musize mu buriri arimo kuvuga ngo agiye kwiyahura maze igihe hari kera azasindukira azasanga atakiri ku isi nsize mama ari kwegeranya imiti ngo agiye kwiyahura wiki arambwira ngo nzihangane sinzaba umusinzi nka data hari kera mwana yanjye we ubu nyoko aramutse yiyahuye na bariya barumuna bawe na basaza bawe koko bangana uruhuri mwabaho gutemandwa za mama we ayo we ahubwo se wowe kuki wumvise agiye kwiyahura ntuhite uvuze induru ngo abantu batabare wa mwana hisemo kwiyizira none uhise wizira kuko nanjye sinshaka ko papa azansanga mu rugo rwe numva mfite umutima mubi nshobora kuzagira umujinya nkamukubita ikibuye mu mutwe nkamwica bakamfungira ubusa ntabwo wagombaga kuza usize nyoko mu gahinda kangana gutya ukanyogowe mama aramutse yiyahuye sinamurenganya kuko nawe yaba aruhutse agahinda papa ahora amutera ariko nyine mise niyizira kuko sinshaka ko mama mpfira mu maso kuko we ndamukunda ceceka wakakobwa wakwifuriza nyoko gupfa yiyahuye nta soni nyoko apfuye yiyahuze ko uwo muzimu wo kwiyahura mwese waba azabakukiramo ndakejya imbere tujye kureba uko nyoko ameze gira vuba ngwino yewe tudasanga yiyahuye niba ushaka kujya iwacu ijyane njye sinsubirayo nyogoku igirayo rero igirayo wakakobwa we njya kureba nyoko niba ugumye aho ngaho ajya mu nzu ukingeho batangibira udushyimbo ngewe ndagiye uranyumva ahubwo se bakobwa bakowe izi saha ndakurayo amata yo guha umugore wiyahuje imiti koko yowe reka nyure kwa Karimba ariko nyamuna akunda gutabara wenda aramfasha ariko nyogoku urabuze iki mama kwiyahura ko n'ubundi papa agahinda mutera akamwisha ahagaze gacupa keza gacupa kanyu ndekura naye wanjye ndakuretse niyemeje ndashaka kwisubiraho n'akabari gatanze hose nge ndamvumbaguza na 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 nijana mu mufuka icyaka kiba icyorezo inyota yo mu gicuku
mukarutesa akanuka kandi mwikundira cyane. Ese noneho kutashye karera imvura iragwa umuzajoro ngataha nsayagurika inyota yo mu gicuku nekura ngenege iwanjye ndakuretse ndiyemeje ndashaka kwisubiraho. urashaka kwisubiraho hose ukareka inzoga kuko hari icye cyangwa ni iby'iyo ndirimbo kwisubiraho usugira ngo sinabitangiye ahubwo nabitangiye hari kera da buriya kuva mbonye ko nakubabaje urumva neza bushiri wanjye ukagera ku rwego rwo kwiyahura ukanga gupfa urabyumva yewe hari kera buriya nahise mfata umwanzuro wo kwisubiraho. nta mafaranga yanjye ibindi ubireke woya mbere yo kubaza amafaranga ubu wakubaza umushinga ushaka gukoresha ayo mafaranga wowe wawuvuga nakubwira ngo mpa amafaranga yanjye ibindi ubyihurire. ntuweze amafaranga ubaza wayandekeye ko ngewe ntajya mbura imishinga. imishinga yawe se ko ari iyo kunywa inzoga indi mishinga ugira niyihe use basi wibutse ko hano hari umusarane wacukuye utarubakira kandi ukaba ugomba kugura amabati yo kuwusakara. uva ibyo byo gusakara se kandi byo bijemo bite kozi ko gitifu akagari yatwemereye amabati yo gusakara ubwiherero ndabeshya gitifu niyo yatwemereye ariko hari ibyo bintu ntibabivugiye mu nteko rusange ngo abantu bashyizwe ku rutonde rw'abatagira imisarane twese ducukura imisarane ubundi bazaduha amabati dusakara siko babivuze. subiza amerwe mu isaho rero kuko gitifu arimo kuzenguruka areba niba abo mu mudugudu yashyize ku rutonde bose bakwiye guhabwa amabati turimo se none hari abo yakuyemo kandi nawe avuye hano aragusiba ngo aragusibye ngo yagize ate yagusibye yansibye se asibira icyo muhirimbiri ngo ni gitifu gitifu niko iyo ngegere niba yageze hano yigeze isanga umusarane wanjye usakaye ku buryo yajya kunkura ku rutonde. gitifu avuze ko utari mu bantu bafashwe ngo kubera iki washingiye ku mafaranga ukorera mu bwubatsi urishoboye niwe uyampemba ngo bazafasha abasaza n'abakecuru bageze mu zabukuru wowe rero ugomba kwisakarira kandi avuze ko nagaruka ku wa mbere agasanga utaramara kubakira uwo musarane no kuwusakara azaguca amande hari icye agaruka asaza azabazanye imana wumva mana yanjye uranyumvira agasuzuka yongegera ngo ni gitifura none se niko nta soni ubwo kandi wasanga yabivuze uracicika niwagira nibura none se uramutukira ikintu ukorera amafaranga wayagenda ukorera amafaranga se amafaranga gusa ugitifu ubundi arinda ntegeka igihe nzamarira kuwusakara se niwe wawuncukuriye ndamubaza yagize amahirwe yansanga ahangaha ari kugira uko ari kumbura ajire kunyiba amabati arenzeho no kuntegeka umva ndamubonye kwanza reka nze nkwereke mfate ibikoresho hano ubundi nkwereke icyo ngomba gukora ubundi nze musibe ugira ute nze musibe ubundi mukomeze mwitumaho mubonye ntere ko gitifu atazaba uwanyuma mu mihigo akunyumvira koko umva ahubwo mpereze iki gitiyo cyanjye ahubwo mpite nkwereka ubundi musibe none ahangaha ngewe hari ariko wa mugabo ubwo nta burwayi bwo mu mutwe bukubamo ndawusiba ngewe nakubwiye ngo hari kera nta burwayi mfite ndaje mimanwe n'iyo mbwa ngo ni gitifu yanze kumpa amabati nta soni umva unyima igitiyo ndakoresha iyi suka uyu mugabo ameze ati ariko se ugiye kuwusiba koko ndawusiba ariko hari icyo umeze gute koko ariko se urakomeje koko ni ukuri ko Imana atangiye kumenamo itaka ariko uyu mugabo si umuguzi koko
igiye guhamagara mudugudu aza areba ibyo urimo gukora kandi biragukoraho reba ukuntu urimo kugurirana hejuru y'umwobo wa metero 5 uba wituyemo koko warokoka ibyo singo wasanga ari gukunguriye kandi wa mugabo waretse gusindagana hejuru y'uwo mwobo waretse kuwusindiraho koko wowe uvuga ngo nasinze niko sha nasinze wa mugore ariko ubwo umeze gute kuko hari icyo kuvuga ubusa warekeye aho koko ukabyihorera ndakubwira ngo reka nyusibe muhime umva hari ikintu babarira wowe ukabyara werekera utagwamo nzaburaho n'ituma ariko nawe azaba uwa nyuma mu mihigo yaba we ayiwe data we mana y'u Rwanda we ayiwe nyagasani waguyemo nyagasani we mana we ni muntabare we ubusa abantu barihe ngo bamfashe we ni muntabare hari kera aguye muri wesi ni muntabare wa musarana uguyemo ni muntabare alo uranyumva neza se mukecuru alo bakanzayire we wowe ntunyumva se noneho ndimo ndakumva neza none se wamenye ibibaye ku muhungu wawe kibaye kise kandi kigikenya nyine wa musarana aheruka gucukura ngo yawuguyemo ubu Mukarutesi arimo kuzenguruka umudugudu wa Buhinga aho uruza rubanda ngo baze bamukuremo aya ni amahano nk'uko ataramu aguyemo ajya gukoramo ikize ko narizi ko yaraje gucukura metero 5 bamutegetse gucukura sinumva ngo yari yarazirangije ra ngo yari yarazirangije ahubwo ngo bamubwiye ko batazamuha amabati yo gusakaza umusarane wagira umujinya afata isuka ajya gusubizamo itaka gasagumirora gasubizamo itaka ubwo ibyo koko hari kera yabikoze ngo yabikoze rwose ahubwo ngo abaye agitangira kuwusiba ajugunyemo ibitiyo nk'icumi aranyerera amanukana n'itaka dore ko ngo yari yanasinze ubu tugiye gutabara ndabona abagabo birukanka bajyayo ubu tumaze guhamagara mucoma ngo atugiremo arebe ko hari kera yaba akiri muzima yewe ubwo se urumva icyo cyobo yakigoma akabaho agenda azize ubusinzi bwe n'ubundi rukundo yakundaga inzoga ntirwari kuzasigara utamuzaniye ubupfu njyewe nubwo murimo kubyitiranya n'ubusinzi rero njyewe rwose ndakeka ko hari kera ashobora kuba ibyo gusinda byavuyemo uburwayi bwo mu mutwe pe kare nabisaza arwaye ahubwo inzoga zamucuritse ubwonko ntakimenye icyiza n'ikibi yewe kubyara nabi we umuntu w'umugabo se utinyuka gusiba umusarane yacukuye ibyumweru 2 byose abikoreshejwe n'inzoga urumva ubundi izo nzoga zitamwishe zamukorera iki Imana imfasha ahubwo reba asanga agihumeka kuko n'ubundi yarutwaga n'uwapfuye nyabuneka wimwifuriza gupfa buryo uriho ntabura icyo amara yewe reka nitabe uyu muntu wakomeje kumuhamagariramo ubwo nyine atabuka dutabara umuhungu wawe mucoma we ntabwo urageramo hasi ngo tubwire uko bimeze kugira ngo naho ngeze mura gusa nyine ndi kubona hari kera yamaze kumira umwuka rwose pe neza urumva umutima utakirimo gutera cyane mukoreho sha wumve niba gishyushye gerageza nawe se umuntu uhanutse akagwa mu mwobo wa metero 5 kuko urumva yarokoka kandi rwose nawe nabimubwiye ntiwaretse gusindira kuri uwo mwobo utagwamo rwose aranga niko nubwo wenda ntamenyaga kureba ibimenyetso by'umuntu wapfuye ariko n'ababeshe ni ukuri yewe data we hari kera yagagaye neza pe hari kera urumva nta kigero yemwe yamaze kugwengera burundu pe ariko so urahamagara umuntu umeze ariko ukumva yakwitaba koko umucamo we umva
va mu byo kumuhamagara shaka umukire muri uwo mufuka tumukurure tumuzamure hejuru turebe ko wenda yaba agihumeka turebe ko niba nta icyo twakora gera vuba ahubwo sira ndi kumva agiye kunanira abahungu gerageza nanjye ndakurura uwo mugabo ndamubasha ko aremeye kubibaho ariko ndamuterura rero nta kibazo ndamuterura kiramuterura kubera ubusa sha ndagakorera tu Kadimba we yego ndakumva ndamugejejemo ngaho nimuzamure mufate uwo mugozi gutyo nimuzamure nzamumpereza bitanu byanje byihuse mugire bwavu no urikumva ndi kukumva reba hasi bitaka bitakugwa mu maso sha ntaco naho gitanu cyawe cyo barakigwaho mura nta kibazo zamure neza ugwa mugozi gudacika hari kera akabaranyururutse zamure uzi ko hanikiye hejuru yanje najane nawe we oya sika umva ndafasha kanzayi nimufatire imigozi neza nimufate ahangaha ubuse ntabwo bidutura mu mwobo natwe mufate neza natwe tugiye hagarara hirya neza ariko ko ndi kwane ntambaraga ko gushira mu kugira ngo biroroshye we ushaka kumurura hejuru turebe tegereje ko byatsa ese we ngafatire neza mu kanyuma gahora mana we yo byarangiye ukanyagwa ubanza nta kirimo se ariko ukuntu nuko inzoga wagira ngo ni inzoga zimwishe neza yewe reka byarangiye we ntubibona koko yumye mukarute yewe kwihangana rwose ko bigaragara umugabo we yamaze kumira umwuka pe byarangiye biragaragara urabona ko yituye muri uyu mwobo abanje umutwe aho yahonze hasi do uri kubabona hano urabona ko yahise akubije ijosi agahita nta n'iminota yamaze ari muzima muvandi ni ukwihangana dore ubuze umugabo ukiri muto mwana wa mama ibibazo Suzana we nawe komera ariko muco sisa ko wagumyemo hari undi uvanamo ariko murasatsaga cyane bitanu byongerera ngo umumumu zamuka zana ukuboko nkwereke kera we ndagupfushije ariko simbabaye rwose ugiye wizize kuko nakuburiye urananira uriyahuye kandi byose bitewe n'isindwe ry'ibintu yakoraga ndimo ndakuvugisha ndira ariko umenye ko nduhutse genda uruhuke nanjye nduhuke agahinda wantera ariko wareka gushinyagurira inshuti yanjye hari kera koko hari kera we igenderera ata naho njyewe nakwangaga wajaga urasanga naraburije ukangurira akantu nanjye nkarara neza yawe se sha utagiriye inama aba wasengereye ntabwo tuzakwibagirwa rwose yewe barakugayaga cyane ariko sha arike abo wasengereye ntaho twagukamira mu gitoze rwose ugiye uri umuntu w'umugabo kabisa icyo mwibuka ni inzoga gusa wari umuntu w'umugabo sha dore n'ubu ari kera wenda ni uko utari kubireba bagiye kumereza 5,000 kubera kugusosora mwuga umwobo mba nyine ko gituma umushima aricyo wamuririyeho kubera ukuntu inzoga zari zaramuhinduye ikirimo arimo ceceka wivuga ayo magambo utiteranya ariko mukarute yaraguraga ari kera iteranya nande se yaraguraga cyane uyu na nyina ari hano ndavuga ukuri nawe azi mfurishije umugabo ariko n'ubundi maze imyaka myinshi ndutwa n'umupfakazi n'ubundi yari umugabo shusho kuko ntawe yari atandukaniye n'igishushanyo isihagarara neza utagomusha dore ahubwo uhagaze muco arashaka kumukurikirana reka mbabwize ukuri bana b'imana yewe uyu hari kera yari umuhungu wanjye ariko imana irakoze kumuturuhura kuko yari nk'umutwaro twari twikoreye murabyishimiye koko yewe turaruhutse igihe umugore we amwise igishushanyo cy'umugabo yewe
yari igishushanyo koko nako nabona igishushanyo gishimisha abakibona hari kera we najyaga mureba aho kunshimisha nkarira araruhutse natwe turaruhutse hari kera inzoga zamuhinduye inganzwa ahinduka ingaruzwa muheto yazo none birangiye arizo zimwisasira kuko nizo zamucuritse muri uriya musarani naravuze ko zizamuhitana agahinda gakomeye cyane bya 5 none ariko se muri uyu mukino inganzwa y'inzoga wanditswe na Niyitanga Jean Paul mwumvisemo hari kera mwakiniwe na Twagirayezu Evariste Mukarutesi mwakiniwe na Mukeshimana Jeannette Muzungu mwakiniwe na Mugeni Aime Migambi mwakiniwe na Ndabananirwema Jean Dora Croix Karimba mwakiniwe na Mugiraneza Samuel Kanzayire mwakiniwe n'uwa Maria Olive Suzana mwakiniwe n'uwa Maria Cecile Muchoma mwakiniwe na Nsabimana Eric naho wabakiniye Sunzu n'uwihanganye Teta Nasira umutoza w'abakinnyi akaba ari nawe wafashe amajwi akanayatunganya ni Mugiraneza Samuel ni mugira ijoro ryiza. Ikinamico